reka duhere kuri iyi nkuru ariko n'ubundi reka tugume kuri Bruce Melody ajya gukora igitaramo cyitwa igitaramo cya The Ben cya The New Year Grows yari hari amakuru y'uko yemeranyije na The Ben ko azamufasha mu gitaramo cyitwa kino gitaramo nyine yakoranye na The Ben. Bruce Melody yumvikana na The Ben ko iki gitaramo bazagikorana ariko na The Ben akaba azamufasha kuzenguruka mu bitaramo bya Bruce Melody bizazenguruka muri sama mu mpeshyi bikazenguruka igihugu. Be barumvikanye ko bazabifatanya, ariko igihari nuko ngo abangaba ngo Bruce Melody yakubise itangazo hanze n'inzu imufasha mu muziki, bakubita itangazo hanze ryemeza ibingi ko azaba ari kumwe na The Ben ariko batabanje kubyumvikana. The Ben ibingi bese ashyira hanze ifoto ivuga ko ari fake news cyangwa se atabizi, ari bitabaho nyine ari ibihuha. Then nyuma biza kurangira bavuze ko ahangaha iri tangazo The Ben yashyize hanze ngo barihombeyemo amafaranga agera muri miliyoni zisaga 100. Iyo nkuru warayibonye? Nkuru narayibonye ariko reka twizere ko biriya bitaramo The Ben azabibonekamo. Nanjye ndi ready kuzatendinga biriya bitaramo. Okay, ni ifoto ya The Ben rero ihakana ko atazitabira igitaramo cya muri 2026 Samkang Tour yateje impagarara n'igihombo cyarenga miliyoni 100 yari kuzava mu baterankunga b'ibitaramo. Kuri uyu wa mbere kwa mbere nibwo inzu sasaba 1250 na Bruce Melody bashyize hanze ifoto itegura ibitaramo bizenguruka mu ntara enye z'igihugu byiswe 2026 Samkang Tour, ariko haciyemo amasaha make The Ben ahita anyomoza ayo makuru. Ibitaramo byari umusaruro w'igitaramo The New Year Groove cyabaye ku ya mbere mu Mutarama 2026 aho The Ben yaratumiye Bruce Melody undi nawe amusaba ko bazengurukana intara z'igihugu. Iminsi mike ishize umuyobozi Ken Mugarura yabwigiye ko nyuma y'igitaramo The New Year Groove bategura gura bakanitegura nk'abakoranye muri iki gitaramo, hanyuma bakanaganira ku masezerano y'ibitaramo bizenguruka igihugu mu gihe byari bikiri mu nzira zo kuganira no kurebera hamwe imbogamizi zabaye ndetse n'uko zakosorwa. Bruce Melody n'abafatanyije bashyize hanze ifoto iteguza ibyo bitaramo batari bavugana n'impande zombi zirebwa n'ibyo bitaramo. Nyuma yo kubona iyo foto y'igitaramo kimureba atabiganirijweho, bataganiriye neza ku masezerano n'uburyo ibintu byagakwiye gukorwa, The Ben yashyize hanze ifoto igaragaza ko aya makuru atari ukuri, ati fake news. Nyuma yuko The Ben avuze ko ibyatangajwe atari ukuri, igikuba cyaracitse, hanyuma impande zombi zitagira ibiganiro. Umunyamakuru Nsengiyumva ubwo yari mu kiganiro yashyize hanze kariya gafoto ka Coach Gael abyutse, yaravuze ati Coach Gael yarabyutse ngo agiye kubona ngo hanze ngo atangiye gucishikana, ndetse Kenny yahise afata imodoka ye ntari buvuge ngo ajya mu biganiro. Yavuze ko yagerageje guhamagara abakorana na The Ben ariko bose asanga bahugiye kuri telefone bazivugiraho bose uretse Muyoboke bamwitabye amubwira ko yamuha umwanya akabanza akavugira kuri WhatsApp. Bimwe mu byatumye ifoto itegura igitaramo ijya hanze mbere y'igihe harimo kuba abateguye ibitaramo bashakaga baterankunga benshi biyongereye ku bandi bari bamaze kuvugana nabo, bategereje gahunda ihamye y'abahanzi bombi bakanasoza amasezerano yo kwamamaza. Amakuru yizewe dufite nuko nyuma y'ifoto The Ben anyomoza amakuru yari yatangajwe yahombeje abategura ibitaramo arenga miliyoni 100 yari kuva mu baterankunga bari bateguye kwamamaza muri ibitaramo. Bimwe mu byatumye bamwe mu baterankunga bikuramo harimo kuba bari biteze izina rya The Ben muri ibyo bitaramo, bakaba batangiye kubona ibimenyetso by'uko uyu muhanzi ashobora kutabiririmbamo. Gusa nubwo bimwe muri ibyo bigo byose bikuramo akarenge, ibiganiro byaraye bibaye kuva The Ben agishyiriye ifoto kuri Instagram ye byatanze umusaruro, aho The Ben yeretswe ibihombo biri gutezwa n'iyo foto, hanyuma ahitamo gushyigikira umuhanzi mugenzi we akora iyo foto mu rwego rwo kudakomeza kumufungira amayira, ariko bidasobanuye ko yemeje kuririmba muri ibyo bitaramo nguko. Ariko tutiriwe tuza no kuvuga ku yindi nkuru imeze nk'ingi, nuko nyuma uyu The Ben yaje kwemera ko azitabira bino bitaramo babiganiriyeho, ubundi The Ben yisubiraho nyine
yemera kuzitabira bino bitaramo nk'uko byari byaremeranyijwe. Jennifer ni ibitaramo nyine bya Tiny Groove nibyo byazanye iki gitekerezo, then the summer iyi ngiyi izazenguruka igihugu impande enye intara enye z'igihugu. Ni ibitaramo nabyo bizaba byateguwe na Bruce Melody, ariko akaba yifuza ko azakoranamo n'umuhanzi The Ben. Rero kudakorana na The Ben muri ibi bitaramo byari bihombeshe Bruce Melody n'aba 250 amafaranga agera muri miliyoni 5 niko batangaje, kuko hari benshi bose bava mu masezerano be baragiranye yuko bashobora kwamamaza muri ibi bitaramo.